Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba wasanditse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu makuru meza nk'ayangaya. Ni breaking news rero ni muri iki gitondo aho agakiriro ka Gisozi kafashwe n'inkongi y'umuriro, aho turibuze kugenda tubanyurizamo amafoto ndetse n'amavideo yafashwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho dufite kwifashishije hano inkuru ikinyamakuru igihe.com, aho isaha y'isaha 12:27 kuri uyu wa 30 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ni inkongi rero yatangiye mu masaha ya saa 10 z'igitondo nk'uko abaturage bari bahari babibwiye. Nyuma rero y'iminota itageze ku 10 gusa, ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi ryahise rihagera ritangira akazi kayo nk'uko muri kubibona mu mashusho twabatunganyirije. Uko amasaha rero yagendaga yiyongera, umuriro wakomezaga kwiyongera hanini bitewe n'imiterere y'ahantu. Igice rero cyabanje gushya ni igikorerwamo ibikorwa by'ububaji, cyari kirimo imbaho n'indi imiti ikoreshwa mu gufatanya imbaho. Birumvikana rero ko yumvikanaga ko inkongi y'umuriro yagendaga yiyongera umunota ku wundi. Ako gace rero kahiye kari karimo kandi matera n'ibindi ibikoresho byifashishwa mu gukora imisego n'intebe. Ntabwo bizwi neza icyaba cyateje iyi nkongi. Mu gihe rero tukibakurikiranira iyi nkuru, turaza kugenda tubamenyesha icyaba cyateje iyi nkongi. Kugeza rero mu masaha ya saa 2 z'igitondo, ibikorwa byo kuzimya iyi nkongi byari bigikomeje ndetse byageze naho hitabazwa imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo itange uwo musanzu. Usibye rero ibyangiritse, nta muntu wigeze akomereka muri iyi nkongi, cyane ko twabwiye ko inkongi yatangiye agana saa 10:30, dore ko muri aya masaha biba bisa naho abaturage bataragera muri aka gakiriro ka Gisozi. Usibye rero ibyangiritse nk'uko nabibabwiye, nk'uko nta muntu wigeze akomerekera muri iyi nkongi y'umuriro, inzego zibishinzwe ndetse n'izishinzwe umutekano zahise zihagera zibuza abaturage kwinjira ndetse no kwegera aha habereye iyi nkongi. Nshimiyimana Alexandre wakoreraga mu gakiriro ka Gisozi ahahiye yari afite icyumba kirimo utubati, ibikoni n'inzugi. Amagambo yiwe rero ubwo ikinyamakuru igihe.com cyamwegeraga yagitangarije mu magambo agira ati: ngereranyije ibintu byanjye byangiritse bifite agaciro katari hejuru ya miliyoni 18, kuko ntabwo tuvugana nahita mbara agaciro k'ibintu byatakaye, ariko ibyari muri icyo cyumba ntabwo birengeje miliyoni 18. Ubu hahiye nta cyarokotse, nta nubwo wahamenya uretse kubona ibyuma bihagaze gusa. Kimwe rero n'abandi benshi bakoreraga muri aka gakiriro, Nshimiyimana nta bwishingizi yari afite. Nta bwishingizi, mu magambo yiwe nk'uko twambazaga nawe yagize ati: nta bwishingizi nari mfite, ariko kandi nabikoze ku bushake. Ubushize nagiye kushaka, ngiyeyo sanga igishoro mfite n'ibyo bansaba sinajya mbibona bitewe n'ubushobozi bukeya. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Claudine nk'uko turibuze kubarekeramo imbwirwaruhame yavugiye ahangaha mu gakiriro ka Gisozi, yavuze ko icyateye inkongi kitari cyamenyekana hamwe n'agaciro k'ibyangiritse. Mu magambo yiwe rero yagize ati: ntabwo icyateye inkongi cyari cyamenyekana kuko nta muntu wari wabasha kwinjiramo ngo arebe uko bimeze. Ntabwo rero turamenya ngo hahiye ibintu by'agaciro kangana iki. Biradusaba rero kubanza kuganirira n'abakoreraga. Ntirenganya yavuze ko umujyi wa Kigali uzakomeza kuba hafi ya koperative Adarwa kugira ngo ibashe kubona ibyo ikeneye. Yagize ati: iyi koperative yari ifite ubwishingizi bw'inkongi, turakomeza rero kubafasha kugira ngo bakomeze kuzuza impapuro zisabwa n'ibindi. Ubwishingizi bubahe ibyo bugomba kubaha bazabashe kongera gusana. Iyi ni inshuro rero ya 4
aka gakiriro kafashwe n'inkongi mu gihe rero kitagera ku myaka 4 inshuro iheruka hari muri Gicurasi umwaka wa 2023 ikindi gihe rero hari hahiye zari tariki 17 Kanama 2021 ndetse hari kanahiye tariki 29 Kanama 2019 mu gihe kwa 12 Gashyantare 2023 nabwo kafashwe n'inkongi y'umuriro mu gice kibikirwamo imbaho ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu makuru nk'aya ngaya. Uru ni urugero rwiza rutwereka ko ibintu tuba dusabwa tugomba kubishyira mu bikorwa kuko iyo yankongi dukora ubugenzuzi buhoraho kandi tukabukorana n'inzego zitandukanye zifitiye ububasha n'ubunararibonye noneho tukagira ibyo dusaba abantu batandukanye atari na hano ku Gisozi gusa ariko nka hano ubwaho muri iyi nyubako twaherukaga kuhakora ubugenzuzi nabo bantu batandukanye bo mu nzego zitandukanye ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Twe twakoze ubugenzuzi tureba ibintu bitandukanye hari ibyo rero tuba twabasabye icyo tuzakomeza gukora no kujya dushyira ingufu cyane mu gutuma bya bindi twabasabye babishyira mu bikorwa. Biragoye ko ubu ngubu none umuntu ashobora kuvuga ko hari uburangare bwabayeho cyane cyane ko tutaranamenya n'icyateye iyi nkongi. Ni inkongi yatangiye ahagana mu masaa 9 za mu gitondo nta muntu n'umwe uhari ikindi ntago turabasha no kwinjira murabona ko kugeza ikigihe muri aya masaha n'ubundi polisi iracyagerageza kuzimya umuriro urongera ukihembera ku buryo nta muntu wigeze wemererwa kujyamo umuriro uracyahari igihe cyose rero tutarabasha kujyamo inararibonye zirebe zimenye ngo byagenze gute ntago dushobora kuvuga none aha ngo hari uburangare gusa ntabwo bibuza ko no muri iryo genzura hari ibyo twagerageje kongera kubasaba birimo kongera nka za kizimyamwoto birumvikana sinzi ntago muri iyi nkongi ntago zari kugira icyo zimara birumvikana kuko byabaye kare nta muntu hari ariko twabasabye ibyo ngibyo tubasaba kongera za nzira abantu bakabaye banyuramo igihe habaye inkongi y'umuriro. Twagize amahirwe y'inkongi yabaye muri ayo masaha y'igitondo cyane nta muntu n'umwe uhari ariko iyo ibaye hari abantu bakagombye kubona aho banyura kugira ngo uwo muriro utabageraho ibintu nk'ibyo ngibyo tuba twabasabye. Ikindi ahantu hakorera abantu benshi nk'aha ngaha cyane cyane ahantu hubatse amasoko dukunda gusaba abantu ko batongeramo ibintu bitahagenewe kuko usanga baba bashaka gukoresha umwanya wose uboneka ugasanga umwanya bateretsemo utuntu n'utundi rimwe na rimwe nko mu masoko atari aya ngaya niba tugiye nko mu isoko ry'umujyi n'urugero ryo mu mujyi ugasanga bashyizemo nk'udukioske mo hagati kandi bagatangira no gutekeramo ibintu bishobora kuba ikibazo. Turabasura rero tukabereka ko ibyo bintu bidakwiriye tukabasaba no kubikuraho rimwe na rimwe bakumva ko badakwiriye kuba babikuraho ariko uru ni urugero rwiza rutwereka ko ibintu tuba dusabwa tugomba kubishyira mu bikorwa kuko iyo yankongi ibonetse haboneka ibihombo binini.